Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda nongeye kubasuhuza. Muraho murakomeye. Hobe hobe. Muri kumwe n'umuvandimwe wanyu, inshuti yanyu Bizimungu de Gonzague. Uyu munsi turavuga ku mfura z'i Rwanda. Insanganyamatsiko y'ikiganiro iragira iti untahirize imfura z'i Rwanda. Impamvu z'iki kiganiro ni ukumenya niba abanyarwanda bashobora kwiyunga hakurikijwe amategeko yanditse mu bitabo gusa. Ese imyumvire n'imihango by'abanyarwanda byo ntibishobora kugira uruhare mu kubatandukanya cyangwa bikagira uruhare mu kugira ubumwe n'ubwiyunge? Ndabizi neza ko iyo umuntu avuze ibi bibazo n'ibisubizo byabyo benshi bamubonamo injiji itagira ubwenge. Nyamara kandi nkurahiye manitse akaboko k'iburyo ko nta muntu uzabasha kunga ubwoko runaka yarabashyize imbere amadini arenga 1200, kabone n'ubwo bose baba bakoresha Bibiliya imwe. Ibyo bifite ababishinzwe, ndi rubanda. Hari ibyaha bikorwa mu bantu muri rubanda, nyamara leta yo nta bushobozi ifite bwo guhana abanyacyaha. Aha sinabura kuhatunga agatoki nubwo nzi neza ko igisubizo ari ntacyo, ariko nyamara kirahari, nuko cyihishe. Untahirize imfura z'i Rwanda. Ijambo imfura rigaruka kenshi mu mvugo z'abanyarwanda ni uburyo bwo gushima abantu runaka bafite ubupfura mu bandi, bakagira urugwiro aho bari hose. Ishingiro ry'umuco w'abanyarwanda ni ubupfura n'ikinyabupfura, bityo umuntu akaba imfura mu bandi. Iyo ubuze ikinyabupfura ntugire ubupfura, ntabwo uba ukiri umunyarwanda. Kabone naho waba ufite ubwenegihugu bwabo, barakubwira bati wowe ntabwo uri umunyarwanda. Niyo mpamvu iyo uganiriza abanyarwanda hari ibyo ugomba kubamenyaho. Abanyarwanda ba kera bari bazi neza ko kuganiriza abantu no kubabwira ari ihurizo rikomeye. Abantu batandukanyijwe n'ibyiciro byabo mu bupfura bwo kumva no gushishoza. Hari uwo twita umubwirwa, umuvuke, n'undi twita rutwe, abandi bakamwita rutwe. Umubwirwa, reka turebe umubwirwa. Umubwirwa yemera amakosa ye, akemera kuyahanirwa, kandi ntazasubire ngo yongere gucumura mu byo yabujijwe. Umuvuke, uyu iyo akosheje mujya kubimuhanira mugasanga yarangije kubyihana kare, akemera gutanga ikiru cy'ibyaha yakoze, akanabisabira imbabazi bimuvuye ku mutima. Hari n'undi bita rute, ni rutwe, baba bavuga ururimi, bavuga ururimi rute. Uyu mubwira ikintu umuhana, kandi yakosheje binaboneka, ahubwo akabikorera icyo. Ukiri naho ngaho ukihagaze, ntacyo bimubwiye, uko wamugenza kose ntashobora kumva. Urata ururimi rwawe rute. Nta kirazira, nta cyubahiro, nta kinyabupfura. Aha twibuke ko imfura ziri mu moko yose y'abanyarwanda. Ntabwo imfura ari abatutsi gusa nk'uko hari ababyumva gutyo. Twatanga urugero kuri wa mutwa Busyete, uyu yabaye imfura mbere y'uko umwami amugira umututsi. N'uyu munsi kandi biraboneka hari imfura hirya no hino mu gihugu. Imico ya gipfura rero itandukanye n'imico twavuga ko ari iya rubanda. Rubanda rugira yarwo. Reka turebe urugero ku mico y'abanyarwanda. Dufate urugero ku mico y'abanyarwanda, nyamara twese ntidutuye hamwe. Hari abemera imico barerewemo mu karere kanaka ndetse n'ubupfura bakuriyemo. Hari abandi bemera imico y'abanyarwanda nyamara ari imico ya rubanda barerewemo. Ariko nubwo imico y'u Rwanda itandukanye, iruzuzanya ikabumba umuco umwe witwa umuco w'abanyarwanda, niko tubyita. Reka turebe ku kibazo cy'uburere bw'umwana w'umunyarwanda, yaba umukobwa cyangwa umuhungu. Ntabwo umwana arerwa hakurikijwe umuco uhuriweho n'abanyarwanda bose uko u Rwanda ruteye, hivangamo uturere n'uko amoko y'u Rwanda atandukanye. Urugero rwa hafi ni ku nkwano y'abana y'abanyarwanda. Abatunzi mu gihe cya kera bakwaga inka. Abatunzi boroheje bagakwa ihene 8, abahinzi bagakwa amasuka, abiyumvikaniye nabo bakabana nta nkwano batanze, bakazarinda bisazira nta nkwano babatse, bakinywera inzoga bagasangira bya kivandimwe, bakazabyara abana bakuzukuruza. Nanone kandi iyo umuntu arebye ibihano byatangwaga ibwami, hakurikizwaga urwego rwa gipfura umunyacyaha barizwamo. Ibihano bigenewe abatutsi ntaho byabaga bihuriye n'iby'abatwa. Ibihano by'abahutu ntaho bihuriye n'ibihano bigenewe abatwa. Umuturage w'umunyamusozi n'intore yatorejwe ku rugerero, ibihano ku byaha byabo byabaga bitandukanye. Iyo usesenguye neza iby'umuco w'abanyarwanda uhita ubona ko umuco uri mu byiciro bitatu. Njye nawushyize mu byiciro bitatu uko mbibona.
aribyo twavuga ngo umuco wa cyami, umuco wa gipfura n'umuco wa rubanda. Reka turebe ku muco wa cyami. Imico y'abami b'u Rwanda itandukanye n'imico ya rubanda, ikaba isumbye nanone ya gipfura. Umwami afite imvugo n'ikibonezamvugo aharirwa muri rubanda, akaba imfura isumbye izindi mu gihugu, akababazwa n'intimba ya rubanda kandi akayiha agaciro ku buryo bugaragara. Umwami ni uwa rubanda rwose, ntabwo ari ubwoko runaka. Cyaraziraga ko umuturage aregera umwami umutware we. Iyo umutware yarirwaga ibwami arezwe n'umuturage, rubanda yabibonagamo akaga, yabaga yitegeye amakuba. Umuco wa gipfura, reka tuwuvugeho. Uyu muco ujya guhura gato n'uwa cyami, ariko bigatandukana bitewe n'akarere izo mfura zikomokamo. Abafite uyu muco wa gipfura nta kibazo bahura nacyo, aho bagiye hose barisanga bakakirwa kandi bazi imvugo n'ururimi bikoreshwa, bagafasha ubuyobozi kumvikana na rubanda, bagakemura impaka zivutse muri rubanda no mu mfura ubwazo. Imfura nzima ihangayikishwa na rubanda, imfura nzima ikazira umugayo, ikazira urubwa, ikibuka kandi ikitura ineza ku bantu bose. Hari umuco wa rubanda rero nabo. Rubanda bakora ibyabo bidahuye n'iyi mico ikenewe twavuze. Hari n'abadashaka kubyinjiramo, babona ko bibagoye gukurikiza imico ya gipfura, bakabona burije burakeye nta kindi kibahangayikisha. Iyo bigeze ku mafunguro biba ibindi. Imfura ngo igwa mu mfuruka. Ibi ariko ntubikoze abo twita rubanda, bo baragira bati mpemuke ndamuke. Icyo imfura zita umugayo, bo bakibonamo ubutwari. Icyo imfura yise ubutwari, bo bakakibonamo umugayo. Hari imico myinshi imfura na rubanda badashobora guhuriraho ngo bibakundire. Urugero ni nko ku mico twita yo kwahukana. Umwamikazi cyangwa imfura ntibashobora na rimwe kwahukana. Iyo babikoze ntibongera kurugarukamo. Ibi muri rubanda ni umuco mwiza, kuko umugore utahukana aba ari inkungu zitihanganirwa. Imico myinshi ubona ko umwami ayisangiye na bamwe mu byegera bye by'imfura. Umwami ntajya yirukanka iyo imvura iguye ngo ajye kugama, kuko biba ari uguhunga imigisha Imana imwoherereje. Ariko ibi ntubikoze rubanda, ngo bazihanganira kunyagirwa imvura iguye. Bo baravuga bati iyo amagara yaterewe hejuru buri wese asamaye. Ibi ariko siko bimeze ku mfura. Imfura ibabara mu mwanya w'abandi. Hari umugani wa kinyarwanda uvuga ngo imfura ihisha ku mutima. Ikibabaje kandi giteye agahinda, umuco nyarwanda nubwo ari mwiza, abanyarwanda ntabwo bayisangagamo bose. Imfura iyo biherereye baba bumva ibyabo ari byo byiza, na rubanda iyo riri mu twabo baba babona ko ibyabo ari byo byiza ku buryo banabyigisha abandi. Hari abibwira ko ubutegetsi bukorana na rubanda. Iyo umuntu yiswe rubanda, noneho muri rubanda rugufi, ntabwo rubanda iyobora, irayoborwa, ikayoboka ubuyobozi. Sindwanya ubutegetsi bwa demokarasi ya rubanda, ahubwo rubanda igira yarwo. Utazi rubanda, rubanda ni abahanya. Rubanda iyo yibwiye ko ubuzima bubi barimo buterwa n'abayobozi b'igihugu, ibyakira vuba. Wayibwira ko uje kuyifasha gukemura ubukene barimo, igahagurukira rimwe. Nyamara ku isi hose nta gihugu kitagira abakene n'abatindi. Nanone ntawabura kuvuga abatindi, ntahiriza abatindi b'i Rwanda. Nta gihugu ku isi kitagira abatindi, ariko abatindi baba benshi. Abatindi uzabasanga mu moko yose ahuje abanyarwanda. Ngo Imana irema abatindi ni nayo ibogosha. Hari abantu batagira icyo bigengeseraho na gitoya. Abatindi bavuma amaboko yabagabiye, bavuma amaboko yabakamiye. Mu bayobozi bakuru naho hagaragaramo abatindi, mu bihaye Imana naho hagaragaramo abatindi. Mu ngeri zose zinyuranye hagaragaramo abatindi. Abatindi batagira imiziri wabo. Ubukene si ubutindi, ubukene si ubutindi nk'uko benshi babyibwira. Ntabavuga iby'abatindi ngo birangize, nabo muzabatashye mubasuhurize. Untahiriza abatindi, untahirize rubanda, rubanda rw'umwami, rubanda rw'abanyarwanda. Iyi nyito yo kuvuga ngo ni rubanda irajimije cyane, kuko buri munyarwanda wese ashobora kwitwa rubanda bitewe n'impamvu zigamijwe. Uretse ko umwami n'ibyegera bye batashoboraga kwitwa gufata iyo nyito. Rubanda n'abaturage bose bayobotse umwami wabo mu gihe cya kera. Umwami ni uwa rubanda. Iyo abiru bamaraga kwimika umwami mu bucurabwenge, bavugaga igihe bamaze kugaragaza ibisekuruza bye, baravugaga bati ni umwami wa rubanda.
bakamuvuga bakamurondora. Umuntu akibaza impamvu batavugaga ngo umwami w'u Rwanda kandi agomba kuyobora abanyarwanda bose. Ibyo bikagaragaza ko umwami ari uw'abantu bose bamugana ngo abarengere. Hari imvugo igira ngo rubanda rw'umwami. Iyo abanyarwanda bashakaga kwerekana urukundo n'urugwiro ku mwami, baramwirahiraga ndetse bakanamwitabaza mu magorwa yabo kuko bamubonagamo umurengezi wabo bakesha byose. Haba hari intabaza mu gihugu bagatabaza bavuga bati rubanda rw'umwami. Ibi bikagaragaza kwishyira hamwe ngo bahuze imbaraga zabo. Umuntu yakwibaza niba uyu munsi abanyarwanda bashobora kuvuga ngo rubanda rwa perezida. Ese birashoboka? Muri demokarasi ya none, rubanda yabaye iturufu ya politiki ku muntu wese ushaka kunguka muri politiki. Rubanda yabaye nk'igicuruzwa kiri mu cyamunara. Umuntu wese ushaka kuba umunyapolitiki avuga ko agiye kurengera inyungu za rubanda, ko rubanda yakandamijwe. Hari n'imvugo bavuga ngo iyo ni imvugo ya rubanda. Iyo abantu bamwe bashaka kwitaza abandi batashaka kwitaza ibibareba ngo bihishe, baravuga ngo ibyo ni imvugo ya rubanda. Kibemera amagambo ya rubanda. Rubanda izavuga ngo iki? Nubwo umuyobozi ayobora rubanda ikamwumvira, ariko nawe aba afite ubwoba bwa rubanda. Imyumvire ya rubanda cyangwa ibyifuzo bya rubanda, nta muyobozi n'umwe ku isi yewe no mu ijuru nta muntu wanezeza ibyifuzo bya rubanda. Yezu nawe yabajije abigishwa be ati rubanda bavuga ko ndinde, rubanda ivuga ko ndinde. Rubanda ni wa mugani twavuze ngo rubanda ni abahanya. Hari uburwayi buterwa no kuyoboka abazimu b'ibirari. Izi ndwara zikunze gufata rubanda ni izihe? Uko mu bantu hazamo ibyiciro binyuranye by'ubuzima, ni nako no mu bazimu bimeze. Muri iki gihe cy'ubukristo nabwo hari abakristo bafite abakurambere babo banga ko ababakomokaho bajya mu nsengero zifite imbaraga zishobora kubamenesha, kuko wenda bapfuye bafitiye inzika iyobokamana rya gikristo. Iyo bimeze gutyo, hari inzira zateganyijwe zo guhana amahoro, abazima bakarindwa n'Imana biyemeje kuyoboka. Iyobokamana rifite uruhare rukomeye mu guhindura imyumvire y'abantu. Akenshi ni naho ubwumvikane buke mu miryango buturuka. Hari imiryango imwe n'imwe ibaho ari uko yabanje kumena amaraso y'abandi kugira ngo bagire amahoro. Hari abandi bagira amahoro ari uko batabye ibihanga by'itungo cyangwa ibihanga by'abantu mu nyubako zabo. Buri myemerere yose iba ifite imitsindo yayo n'uko yumvikanisha ibitambo baturira imana zabo. Bamwe mu baterekeraga Nyirampeka, uyu bita Nyabingi, barangwaga n'indwara y'ibisazi basimburanwaho. Bakavuga ko uyu Nyirampeka amaze gusigazwa hakurya y'Akagera, abasare banze kumwambutsa kuko Ruganzu yari yababujije. Ubwo kubera kwiheba no kuba yari atwite inda asigiwe na Ruganzu, byamuviriyemo guta umutwe. Abiyemeje kumuyoboka bakunze guhura n'iki kigeragezo cyo kumwegurira umuntu umwe wo mu muryango akamusarisha byo kumuterekera. Abakenera kubuza abanzi babo amahoro, abo bita abanzi babo, bagashimishwa n'imibereho mibi y'umwanzi wabo, cyangwa batinya kuzaryozwa amaraso ye, bakagana uyu muzimu rero kuko abishoboye, kuko nawe atinya kumena amaraso y'abantu. Abaterekera ibitega bagomba kugira ibitambo by'abantu bicwa kugira ngo bashobore kurengera ubuzima bw'uwo byibasiye. Akenshi usanga ababagana nta kindi baba bakeneye uretse kwicisha abo bita ko ari abanzi babo. Ibitega bavuga ko ari ibizimu by'ibirara byaguye mu bico byatezwe, bikaba ari ibyihebe bidatinya kumena amaraso y'abantu. Ababitunze baba bahangayikishijwe no kubibonera umuterekero w'amaraso. Bitaba ibyo bikanyunyuza amaraso y'uwo byihitiyemo agapfa adasambye, na muganga ntabashe kubona icyo uyu muntu azize. Abaterekeye amahembe usanga bibasirwa n'ubukene bukabije, inyatsi. Nta kintu yatunga ngo kimuvane muri ubwo bukene bwe. Niyo yaba atunze inka ntamenye ikizica. Niyo yaba abitse amafaranga ku mufuka arayashaka akayabura, agahora apfusha ubusa ibyo atunze, akagura n'ibyo adakeneye ku masoko. Niyo aguze umwambaro kandi yarawukeneye, agera imuhira agasanga ntumukwiriye, kandi mu gihe yawuguraga yabonaga nta kibazo, yabonaga ari umwambaro umukwiriye kandi umubereye. Abaterekera amahembe baba bifuza guhemukira bagenzi babo ngo ntihagire ibyo batunga, bahora ari abakene. Iyo abanzi b'umuntu bakimutumye, kiramusahura kikamukenesha kugira ubwo agiye gusaba imbabazi uwo yahemukiye. Uturere tubamo ibitama
Ibi bizimu bibuza ba nyirabyo amahoro bakajunjama, ntihagire umuntu ushabutse uba mu muryango wabo, ku buryo no kuvuga ijambo rya kigabo bajya gushaka uribavugira mu misango cyangwa mu rubanza urwo ari rwo rwose. Ibi iyo babitumye ku muntu arajunjama, agata ubwenge, kandi yari umuntu muzima ufite agaciro mu bandi. Akenshi uturere ducumbikiye abazimu nitwo dukunze kwibasirwa n'imidugararo, imyivumbagatanyo n'intambara. Iyo mu isanzure abamarayika basubiranyemo n'amashitani, ibi bihungira mu bantu babicumbikira cyangwa indangare mu mihango, kuko bigomba byanze bikunze kugira abo byibasira. Uretse no mu Rwanda, ku isi hose hari imyumvire myinshi mu bantu. No mu Rwanda utazi abanyarwanda ashobora gukeka ko bavuga indimi zitandukanye, kandi wenda bitewe n'imyumvire mu mihango ibahuza cyangwa inshingano z'umuhango mu muhamagaro wabo. Uzasanga bamwe bavuga ko habaho imyumvire ishingiye ku mitsindo n'imihango by'abantu aba n'aba bitewe n'imitsindo bakorera igikorwa runaka. Abatunzi bari bafite uko baha agaciro imitsindo yabo mu bworozi bw'amatungo, bakagira imyumvire yabo n'imvugo yabo. Abahinzi bari bafite uko baha agaciro imitsindo yabo mu buhinzi bw'imyaka yabo, bakagira imyumvire yabo n'imvugo yabo. Umworozi azi imitsindo akoresha kugira ngo amatungo ye yororoke atange umusaruro. Umworozi w'inka azi ko avangamo n'intama nkeya kugira ngo inyamaswa z'inkazi nk'intare cyangwa impyisi nizitera amatungo ye, iyi ntama iraba igitambo cy'inyana zikiri ntoya. Bavuga ko n'inkuba ikubise mu matungo, igihe ikubise mu matungo, intama ari iba igitambo cy'andi matungo. Intama ihora ari igitambo haba mu bantu ndetse no ku matungo. Umworozi azi amatungo avangwa n'atavangwa. Ingurube ntiyegera inka, ihene ntiyegera inka. Umworozi azi ko hari abantu bibujijwe kugera mu ruhongore rwe, mu ruhongore kirimo inyana zikiri ntoya. Umworozi azi inkoni ashoreza inka ze. Umworozi azi icyo aha inka ze zikagira umukamo uhagije. Umworozi azi uko imihango yerekeye ku matungo yikorwa. Umuhinzi yari azi ko mbere yo guhinga imbuto ye agomba kubanza guha umuzigaba no kugira dukeya anyanyagiza mu mayira abiri byo guterekera abakurambere baguye iswa, bashobora kwihisha mu byonnyi bakamutera igihombo. Umuhinzi azi ko mu murima we ahingamo ireke kugira ngo abateramwaku n'abanzi be batamurogera umurima. Azi ko ashyiramo igishyimbo cyitwa inganigani, abandi ngo ni ibiharo cyangwa umuhashya. Niyo byeze kandi ntashobora kubiryaho ngo birangire ataganuje abakuru n'abayobozi be. Bamwe bakabibonamo kurangiza umuhango gusa, ariko uwo muhango ufite agaciro mu maso y'umuhinzi. Reka turebe no ku muhigi. Umuhigi mbere yo kwigabiza ishyamba no kurishakamo inyamaswa abanza gukora umuhango ngo adahiga umuyomba, yahiga akagira icyo atahana kandi ntasige ubuzima bwe. Umuhigi azi umuti yisiga ngo inyamaswa zikangarane, azi imvugo akoresha mu muhigo we, kabone n'aho imbwa ze zahunga kubera kuvumbura inyamaswa y'inkazi. Umuhigi azi uko yitwara mu gihe ageze mu gico kirimo inzoka nyinshi zitandukanye. Azi kuzinga inyamaswa ikaguma mu ndiri yayo. Inyamaswa y'ubwoba ntikwira igihuru. Turebe ku ngabo ikereye urugamba. Ntabwo ingabo yakwishora ku rugamba ngo nuko ifite amacumu n'imyambi byo kurasa. Hari umuhango ubanza gukorwa kugira ngo urwo rugamba rutsinde mu buryo umwanzi amuhadika. Akenshi mu ntambara abarwanyi baba baherekejwe n'akanyamaswa, haba intama cyangwa se inguge. Bifite igisobanuro. Intama ifite igisobanuro cyayo mu bijyanye n'imitsindo y'intambara. Inguge ifite igisobanuro cyayo. Mu ntambara habamo byinshi bijyanye n'imitongero. Kubaha bitagaragara bigora umuntu w'iki gihe uvanzemo ibyo yakuye mu batagira umuco w'i Rwanda. Nibyo koko hari abantu batagira umuhango n'umwe ubaha kubaho no kuramba kwabo, ariko si ukuvuga ko mu gihugu hose baba badahari. Iyo bene aba bantu batagira umuco n'imitsindo babonye inshingano zo kuyobora abandi, ahubwo barabayobya cyane, bigatuma abantu bubahuka ibizira ntibubaha abandi. Imihango n'imitsindo by'umuco kubera ibisobanuro abantu badahuriyeho, ibyo byateraga impaka mu gihe cya kera. Abaturage barebaga uko umwami wabo abyitwayemo akaba ari we utanga inama. Kimwe mu byo abanyagihugu baba bifuza ni uko umwami wabo abahishurira umuco ugomba gukurikizwa ku muhango runaka, kuko umutima w'umwami akenshi uba uri mu biganza by'Imana yamuhaye kubayobora. Biri mu gitabo cya Bibiliya, igitabo cy'imigani, umutwe wa 21 ku murongo wa 1. Iyo politiki yitaza iyobokamana biba ari ikibazo,
murakoze, tuzakomeza ubutaha.